kwitangira cyane urashaka gusaza koko biki se navuye mu rugo nose jewe nimireka nkubwire narakubwiye ngo ibintu byose bigenza gake urukundo si amafaranga urukundo ni ibikorwa urukundo ni imikino ariko wowe wari uhinduye imikino twagaranye umupezi akwefata singiye kadogo ko nazanye ubu si ivoka tuyiriye twabiki cya mbere ni urukundo nakubajije ngo andi kuri mazu wanzanye reka ngubwire nyine reka ngusobanurire ndavuze ngo inzira nitambuke umva nyine reka ngusobanurire urumva nyine reka ngubwire umva indirimbo ababura agasani barabimaze kabisa. Mukomere ave mukomere none se bite byawe kuri no mu bisheke bimeze bite Mbere yuko uvuga waramutse komera ubu ngubu ibisheke byanjye nari ndimo mbikorera ubu ngubu ni ukuvuga ngo ababingwa barabimaze wese gakondo we reka nkubaza akantu rero ngira inama muri iyi minsi nagiye mu rukundo umva umutima wanjye usigaye wirirwa urota urumva nkarota nkaryama nicura ngasinzira wumve nyine ubu ndi mu rurove ndi mu rukundo ngo ni n'undi mushinga wenda unzaniye wose si umushinga wese naguzi ko gukunda nabwo ari umushinga uwo ni umushinga w'ubwo wa mbere n'Imana ibiduhera nk'umugisha mwajye mukura amaboko mu mifuka mugakora mwese urabona amaboko yanjye ari mu mufuka ahubwo bareka ngugira inama wowe inzoga zizagukoraho zituma ubona umuntu afite amaboko mu mifuka kandi nta maboko mu mifuka ngiye mfite kunanywaga ibyuma se na energy bakaba babiciye urabona ndabaho ariko reka nkubwire ubundi umuvango w'icyuma na energy urabona bakugeza kuki ariko nari wenda namenya kenge kiwingo yakugeza kuki koko nawe tekereza aho ngaho urankomye wenda ubusigiye wayinywereye wiguriye n'inkweto aho ngaho ubusigiye wayinywereye wiguriye reba wambara tuba twita udusuguti tw'abana b'imyaka 5 udusuguti tw'abana b'imyaka 7 ariko Mbonabihita rero nawe urakabye wamereye kare wakabije wanurutse hasi ugera hejuru wazogosha ubwanwa ukabwogosha nk'uwo amafaranga ujye kogosha ubwanwa bwanjye buko umva ikintu nge cyari kinsanye dukubite tubangura nakunze wa mukobwa witwa Miro oyewe ntabwo ari Miri ahubwo nakunze wa mukobwa witwa Mimi wowe waruguririye mwe kwa minisitiri ruguru muri wa mudugudu waruguririye ari kumbwira ngo kugira ngo yemere ko mukunda ngo nukumusohokana ku kivu kandi nge n'amafaranga afite yo gutega mani ngo mujyane ku kivu umwana ndakwinginze rero muri zino quartier za Zamburi na ahantu wamenyera hari ibintu by'ibizi urumva n'iki nyine abana bajya kwidumamo ngo nzamukore surprise nyine mwana musohokane kagira inkuru rero ubu wakunze umwana wo kwa minisitiri wowe cyane rwose baba we icyambere n'urukundo ugira inama ngira inama mwana hari hepfo hari ahantu bita kuri mazi epfiriya hiryo mu bisheke none se ubwo tugiye mu bisheke ngo na mwana zikaturirayo ko ziguhereyeho se hari iri bikubona ntacyo wumva ariko reka nkubwire bajya bavuga ngo inshuti ifasha mugenzi wayo ubu narinje wo kwitabaza basi nguriza ruduhumbi 10 mujyaye no kuri piscine none binarangiye ungira inama ngo njyane umukobwa w'abandi muri mazi koko nje gakondo iyo mikino nayo ngira n'ikindi gihe muri ubwo bugoryi nta kibazo handangira none se tuzagira gute ambo nyine uzamanuka epfi mukamushara uhite mukomeza aho bita mu ry'imbogo mukomeza aho bita za Ryamunazi muri Ryamunazi ni muhava muzahita mugera aho bita muri Ruzigimbogo muzahita mumanuka mugereyo ubwo ni mugerayo rero muzasanga hari ingona imvubu mwicare muri ntago najyana uriya mukobwa umva ngewe icyo nkubwiye aho hantu hari ubwo bahishyuza se ntago bahishyuza ariko nimba nta mvubu mushaka muzageraho nka saa 4 z'ijoro zizaba zaryamye nta kibazo naho ubwawe uri agasimba rega guma muri ibyo bikusha cy'ukongora
abakera niko mwabaye irya pera kuri bino byose urya pu n'umuntu wari umaze kabiri oya kera irya abakera niko mwabaye nakunyuza n'iki wanje geraho toka uransanga mu mirimo yanjye kugira ngo ibintu biba bimeze neza ya gahunda wari wangejejeho muri cya cyumweru gitaha nayitekerejeho nsanga ari inyamibwa nasanze ariyo rwose bipanze ute wabigenjeje ute mbwirira hari ikibina nyine nari ndimo kijya kiduha amafaranga cyitwa hari ikibina ndimo kijya kiduha amafaranga ndakibagiwe gatoya ariko kijya kiduha amafaranga nyine buri cyumweru kuko keya cyitwa keya nyine cyara ku muyoboro niho nyine twese dukotereza amafaranga ubwo rero muri keya bamaye udufaranga ndavuga nk'umukunzi wanjye ngomba kugushimisha nkajya gusohokana ahantu hadaje uzahita wemera ahubwo tugende ubu n'imodoka nanayiteze ku Gisenyi cyane rwose ahubwo gira tugende n'imyenda nayigukodeshereze none se ngende nambaye gutya tugende harabari umudizayina wa danje bita Socrate design aratwambika harashya uru wa mbere rwose mu buzima bwanjye niyo mpamvu leta atuma mbikora amafaranga turayakorera kugira ngo twishime ntabwo amafaranga tuyakorera ngo tuyazigame turayarundarunda se ejo bundi tuzaba twapfuye twanavuye no ku isi byanarangiye ashobora kundusha imyaka myinshi pe naho iby'amafaranga ariko imyaka rega ni imibare buriya ntugire ikibazo wowe ntugire ikibazo njyewe buriya amafaranga buriya asigaye mu basaza ni mwatwe tugende rwose ntugire ikibazo njyewe ntungireho ikibazo njyewe ngomba kuzaza gusohokana ahantu harenze no kujyana muri bare zirenze urangura n'akabenzi ndakakugura ntugire ikibazo ibyo nta kibazo rwose tugende don't worry rwose amukiriya ubu rwose mu kanya turaba tuhageze ntugire ikibazo ibindi byose bizarimbaza gusa wowe ugomba kuba aha ni ruhago hasi bino ariko wereka hasi uranjyana he reba aha harenze ni rubavu kwa mukuroza tukivu kuko ahubwo nyine ugikwiye kumushimira mbega urumva umwiriye kugushimira kuba wanzanye ku bintu uza kubizihiza ibyo ubona n'ibike biracyaza uravuga natarajya kugucubizamo hariya ahubwo uyu munsi harashya dore izi nizo ngaruka rero nziza akabenzi sambwiye kari he akabenzi se ubu nari ngiye kukurobera ifi oya ariko ntugire ikibazo umva ndakwinginze va mu rugo ngenda ashaka kwitahira urataha utaza koko ibiki se navuye mu rugo noze njyewe nimireka nkubwire narakubwiye ngo ibintu byose jya ubigenza gakeya urukundo si amafaranga urukundo ni ibikorwa urukundo ni imikino ariko wowe wari uhinduye imikino twagaranyeho umupezi singiye kadogo ko nazanye ubu si ivoka tuyiriye twabiki icya mbere ni urukundo nakubajije ngo aha ni kuri mazu wanzanye reka nkubwire nyine reka ngusobanurire ndavuze ngo inzira nitambuke umva nyine reka ngusobanurire urumva nyine reka nkubwire umva reka basi nkubwire nyine urumva ni surprise nyine reka nkubwire umva se none si ubu koko ariko ibi ni ibiki koko ubu se uragiye koko ubu uramenye se ujya hehe genda aho haruguru barakurengeza aho shaho uruguru genda birakurangiriraho uretse nzabona abandi banakurenze uretse sha siwanze komeza ibibazo bigiye kuzanyica bigiye kuzasaza mwiriwe mfite umugabo mwiriwe neza meze gute ni neza usanzwe uri kwitonganya se byagenze aha wahora n'iki wa mukobwa we ewe shamana haryo wowe wari washaka njye nawe ndashaka
Imana ishimwe nushaka uzabyihorera. kubera iki Urushako rw'iki gihe we ni isereri ni umva ni iserera. ese ubundi wirirwa wicaye ahangaha wazaje tukajya gukoreka akazi n'ikawe Akazi se kari akazi. ukigira kontegisi ukigurira imyenda w'imbere ibyo uzaza uhora wambara ibitenge Dose ureba se wa muntu we dore ubu ngubu ku myaka yanjye 12 ndashaje. ngaho ibaza 12 mfite 17 natarashaka none na 12 wowe Mbwira ako kazi ko mwikabase kamasega. ni akazi ko gutora udukaha nyine twapfuye bakaguha nk'icyo gihumbi nyine kandi igihumbi cy'iki gihe urabizi ntubamo utuntu twinshi udategereje ngo umugabo se ubundi ni Umugabo se shamariye iki? Nta kintu akumariye. Inzara igiye kunyica man. Mbega umugabo mbega ako ubundi buriya nashakaga njya hehe. Umva ni kwa kwihuta kwanyu gahunda ahubwo rwose gahunda ya makawa mu gitondo cya kare unzindukireho urumva tugende kuko ibintu byo gukomeza nicara ngo ntegereje umugabo utanangurira mana yanjye. ubu se ubundi ubwo ngubwo reka nkubaza ubwo ngubwo nubyara azamenya kugura umwenda w'umwana ra ahubwo Imana ifashe rwose ibyo kubyara byo bibe biretse kuko njye ndumva afite gahunda rwose yo kumucika nkanigendera araza akantimbagura akagukubita akunkubita gusa se atanyicishije n'inzara. ntayibaze nyine wataye iwanyu inama aho yari ariyo aho waryamaga nawe warahubutse ariko mu gitondo nzindukire ngo ntihanye ngo ni igihumbi iyo wabikoze neza ni 2 igihumbi ako se nanone igihumbi cyo nzaye nkimaze iki igihumbi se reba nta kintu kigura igihumbi ntaki umva nese ari ukugira ngo wirirwe wicaye ahangaha ra ariko bwo nagenda hajya havamo n'amavuta yo kwisiga akira ako kantu uyu munsi uranshimira sha uranshimira kabisa ubundi urushako rw'iki gihe ni uru rwose ndagusiga mu rugo reba ibishingwe biba birunze hano reba ibintu byose birunze hano by'ibishingwe reba nyine ntago uba wameze gutunganyiriza umugabo ubu se ko amaciye mu ngo z'abakire ubu simba noraguye amagi yo kurya dore aciye mu rugo rwabo genda gukunda reka ariko iyo uvuga ngo ntabwo mba nitaye ku mugabo ugomba kugita wasize aha mbere yuko uvuga ibyo byose banza urebe inzu dutahamo iyi bari duhereye ubuntu none muri inzu n'ikiririyemo se ibise ni ibiki ibi ni ibiki mbonyuze mu bakire mundebere we anzaniye ibishishwa by'amagi no ugomba kubirya ukabirya nyine ubundi se n'iki cyica umutindi si uri umukene ibi ni ibiki nzaniye irya nyine tekurye nyine sinzaniye ibintu by'amagi naho tugende nawe biteke urebe ariko ubundi reka nkubaze umugabo umugore urabona ndi umugore se ariko reka nkubaze reka nkubwire ubu aka kanya njyewe nifitiye ikibazo cya mbere mfite urakizi ubundi ntacyo nzi sinkeneye no kukimenya ikibazo mfite cya mbere nta n'ubwo urimo uragitekerezaho ni ikihe kibazo ufite ufite ikibazo cyo kutamenya amafaranga yo kujya kwinywera kiwingo noneho banayiciye ubu wabuze amafaranga yo kujya kunywa kiwingo ahubwo nguriza ahubwo wayabuze amafaranga none se ubundi reka nkubwire uzirwa wicaye hano mu rugo ubundi wajya ujya muri za marato hose ugatoragura ibintu ukajya kubigurisha ko haba hari umusyago w'ibintu bya makeya ibitunguru ibirayi byatakaye amakara mwiriwe neza bahari ugasya mwiriwe neza bite uyu muntu se urumva nibyo nakubwira n'umugabo nako ningirwa mugabo nibyo nakubwira nibyo nakubwira gaceceka nkubwira nyine ngiyewe jya unyubaha nta kintu uzamburana nta kintu uzamburana rwose urumva nta kintu uzamburana ceceka muraza kuganira nyuma reka manze mvugane mujya mugenda reka manze mvugane n'umugore wanjye umva uyu munsi ujye kugushingira bizinesi kandi izaguteza imbere urugo rwacu rutera imbere urumva ndi kukubwira ngo uyu ni umugabo wawe ni umugabo wanjye none waruzi nako ningirwa mugabo uzi umugabo utazi guhaha none irya nyine urumba shaka urabona ibi ngibi wabikisa uzi ibyo yankoreye njyewe noneho birenze ukwemera apana ibi ngibi ndagukorera iki wa mukobwa genda ndakuzi ndeba hera ku munwa ugeze ku kibuno dore reba undebe urabona njyewe uranzi
uyu mugabo wawe bwa mbere yabanjije anyizeza ibitangaza None? agafite inzu n'umujyi wa nabivuze ngo Kigali yaraguteretse yakwiyemewe yakubwiye uburyo ki imisozi yose y'inyarurembo None? ari iwabo bayimuraze wavuze ukuntu yambwiye ngo ajyanye ku Gisenyi nkasanga ngo ni hehe kuri mazi ariko rero ngiye mbona abakobwa umva uyu muntu sinanamuzi ubundi ubu banza urebe nyumva ariko mubwire akazamujyana muri yabanjije anyizeza udufaranga yari afite two mu itsinda ngo nimba ari ngo muri keya beza, muri nimba ari keya ngo muri muri keya ya mafaranga yose wabikije naragenda yaka yose bayamaye ndabwagurira nyumvira ngo nanjye ni ukuri pe narashatse niyo mpamvu ngenda nzajya nkubwira ngo urumva se bibabaje ushaka ngenzi ashaka afite imyaka amafaranga yose ubu 40 twari twarabitse yose narayabikuje nyajyana kurya icyana kandi nkubwire iyi nzu ahubwo se iyi nzu barayipanga. warugarukiye ariya cya gisaza twarimo nari ndimo nkupangira kibirimo neza none nyine buriya nyine ni ka kazi nakubwiraga ko muri bya none rero reka nkubwire tugiye kugenda utize imyenda ibyo bitenge ubikuremo n'ibiki bimbayeho yewe reka mbitekereze gore wanjye baramujyanye ndagaswinginga yewe sha buretse mujyane mujyane buretse mujyane